Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze wowe utahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Njye ubasuhuza kuri mikoro ni wa muhungu wanyu James Legend wamamaye, tukaba tugiye kubana muri My Heart Talking and Comment today. Tugiye kubabwira ku nkuru y'urukundo rwa Dev ndetse na Benita, tubabwire nanone ku nama uyu Bobo ari kugira Derrick zo kwigarurira umukunzi w'aba bombi. Murabizi ko yemereye urukundo Derrick kandi uyu Rizos akaba yaremereye nanone urukundo uyu musore witwa Bobo. Muri make bose bafite nk'abakunzi be, ariko umwe muri bo niwe uzi ibya mugenzi we, undi ntago azi ibya mugenzi we. Aho ngaho turaza kubivugaho nabyo, hanyuma urakurikirana ikiganiro cyangwa se urakurikirana iyi nkuru akayigeza ku musozo, araza kuryoherwa mu buryo budasanzwe. Reka dutangire. Nk'uko mubizi Dev ndetse na Benita ni abantu bamaze igihe kitari gitoya muri iyi nkuru bakundana, kandi koko bigaragara ko bakundana urukundo rwa nyarwo, urukundo ruri true love, abantu benshi bashobora kuba babigiraho cyangwa se bakabafatiraho urugero rumwe cyangwa urundi. Murabizi yuko ari abantu bagiye banyura mu bintu bitagiye byoroha, aho Benita uyu nguyu mubizi ko yari yarakundanye n'umutipe w'umunyamahanga, akaza gukenera kuba yakwanga Dev, ariko nyuma akabona ko ibintu yaba akoze atari byo, akongera akagarukira Dev. Ndetse Dev nawe murabizi yuko umukobwa yamugeretseho ko yamuteye inda, ariko akabasha kubyitwaramo neza kugeza icyo kibazo nawe agisohotsemo. Ibyo byose rero nuko byagiye bigenda gutyo, ntabwo byagiye bica buri umwe wese intege mu rukundo ngo yumve yabivamo bya hato na hato, ahubwo byagiye bibaha imbaraga zo gukomeza kugeza n'uyu munsi bakaba bakiri kumwe kandi bagikundana, ndetse urukundo ruryoshye kandi rumeze neza. Ese waba ufite umukunzi ukundana nawe? Ese waba wumva wifuza kubaho muri ambiyanse y'urukundo nka Dev ndetse na Benita? Aho urampa komenti umbwire, hanyuma unambwire n'akandi gakuru twazavugaho ubutaha k'abantu bakundana muri ino nkuru kakunejeje. Si ibyo gusa kandi Bobo ndetse n'uyu mutipe w'umucungamari cyangwa se wahoze ari kanyamutekano, ubu kuri uyu munsi rwose ari kumugisha inama zikomeye cyane z'ukuntu yakwigarurira umukobwa witwa Rizos. Mwibuke ko Rizos mbere na mbere yabanje gukundana n'uyu kanyamutekano, ari we wabanje kumubona mbere y'uyu musore witwa Bobo. Hanyuma Mr Derrick rero amaze kubona uyu Rizos aramukunda, arangije kumukunda agera n'igihe arabimubwira, akajya amwitaho mu buryo bwose bugiye bukomeye, ariko nyine umukobwa nyine akajya agenda abyakira ariko mu buryo bitagaragara ko yashwamadutse cyane. Gusa kuri uyu munsi nyine ntabwo aba amwereka urukundo nk'uko byakakwiye, ndetse na Bobo uyu nguyu aba amugira inama z'ibicantege zo kumwereka ko akwiye gukoresha ubushobozi bwinshi kugira ngo yigarurire uyu mukobwa. Ni ibintu bitoroshye, aho naho muri amakomenti mumbwire, ari we wagishije inama zimeze nk'izi ngizi Derrick agisha Bobo, ukagirwa inama nk'izi Bobo agira Derrick, wabyitwaramo ute? Ni James Legend wa muhungu wanyu, ndabakunda cyane, Imana y'i Rwanda ihorane namwe.